JNTV Show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko kundi ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugeze ku izina Claude. Claude ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Claudius, rikaba risobanura ufite ubumuga cyangwa ucumbagira. Iyi ni GNTV Show, naho njye ndi Jean Paul. Tubahaye ikaze. Claude gakunda gusaranganya n'abandi byaba amafaranga, ubumenyi ndetse n'uburambe afite mu bintu runaka. Claude ni umuntu ugira impuhwe, ubibanda ku bikorwa bifasha abandi aho ariho hose. Claude aba ari umuyobozi aho kuba umuyoborwa, yiyumvamo kuyobora maze agahita yiha inshingano. Ni umuntu ugira intego kandi akazigenderaho ashyira mu bikorwa icyo yiyemeje. Ni umuntu ugira umwete ariko rimwe na rimwe akaba umunyamahane, ashobora kukuvumbukana ukumirwa. Ni umuntu wubaha ababyeyi be kandi akita ku bana be cyane mu kubaha ikinyabupfura. Nawe niba hari izina wifuza ko twazagusobanurira, wabicisha munsi ahagenewe kwandika ibitekerezo tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Kandi niba ufite igitekerezo nanone watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero twashyizeho hasi, maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera. Izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajya zikugeraho ku gihe. Turagushimiye. Iyi ni GNTV Show.